mubona ko amasitimu kwijana ni mu rusaku ni muntu n'ugutukana no kujya gute ntabwo nkora ntabwo ko umugabo ari kwambara ipantaro uranyumva neza nose papa nonge kujya nawe nawe bumva si mu kazi ese mwamuretse navuye ku ntabwo nkora tumushomeri ukora amafaranga ukorera ajya he haraye ongana gutyo tungwa na so na nyoko se na soni uritunga ukora icyo nirwanaho nta mahoro rero yego ntabamenye se muraturuka he bana banjye tuvuye Rwamagana niho mu rugo gitumye rero mbabaza gutyo nuko nabonaga amasura ari ubwa mbere nyabonye ubwa mbere gushaka ndetse tuje gusura Alex ni inshuti yacu turakorana twaraniganye yewe gani byiza ndabyishimiye umuntu mwiganye burya munakorana n'uw'ingenzi yaho mwari mwamuhamagaye se yego reka muvugishe yawe menye amatinde y'amayinite yanyu na se nabanyafitemo amazi ratoranyweye cyane arimo ambwira ngo nawe ufata ngo itabaza ngo twikireho ikiba nibyo bintu ahora ambwira ubwo bwa mbere yivugisha buriya buvuga ari uko hari mama ngiyo turi twenyine baza telefone ze ko nazisona dore uvuga ko utaje telefone karabaye noneho ntagisida babuja ntagisida nk'izindi zose ako byarva gufite shoke ubundi subwo buraseka urabona bisekeje cyane ntagisida nk'ibindi n'ibindi hakunyanga ase mama wonye bidasekeje none singu yari imigwira akwiranguza utunguru ntasoni iranguze rero zikandamenetse nkoriki irambuze timbera yarba mvimbera utagakuma ndwara babuja bikumbura kwana urinda ego wabonye ntuje ugira ngo niko bizahora urinda ko nakandi kazi nzi ugira ko nzi kumana gusiza mu rugo mu bana nuko njya guca inshuro ku buryo uza wabwirwa n'iki ese papa ngo wowe rero nimwe mukunda urusaku kutamamage ngumubwira ngo ndi butinde yego bambwira ngo yegora none se abirahaza bibabwira ubundi mva rero mw'abana muri kababwira uyu munsi wa none niba ngewe nagiye mu kazi ntabwo munkoresha kandi ntabwo muzamamagara ngo uva mu kazi utahe nturwa n'akazi kuri ako kazi karangiye ariko ako kazi ubanza ukora nko muri biro ukora muri presidence ese ubundi abana nibo batunze cyane njye batunze akazi ninjye ubatunze ubu bigaragare kunteranya n'abana ubwo abana batangiye ujye yamabareba we maze kurambirwa ibyawe bimaze kubirambirwa kunuka buri munsi wamaze se papa meze bite wowe meze bite ko bagiye kubigira ndebera yuko erega nawe watesheje erega n'amavana ko abagore ucahawe ijambo asoni ubu abagore twahawe ijambo di ari ugukubitwa nk'inka mama bihorere inka ntizigikubitwa amazi nta mayinite mfite ubu yafite yamuhamagara mukumva aho aherereye akaza akanabakira njye nari mfite utuntu twinshi ndimo Hello? Alex ko twakubuze se twageze mu rugo none twakubuze twasanze mama wawe bakagera ndi mu kazi muganira nanjye ndaje mu kanya tebuka pe tebuka tuhamaze umwanya tugutegereje ntabwo mbatinza ndaje sawa nta wundi muntu ufite se ugufasha hano babagiye
erega kuri iki gihe ntiwazingira umwana hamwe, utagiye kwiga akuga yagiye mu ishuri rindi, utagiye muri ibyo yagiye muri shuguri yo kugira ngo amafaranga y'iki gihe no kuyahiga abana. Ahubwo namwe ni ukujya mumenya guhiga cyane, dore ubu nta mukobwa nta muhungu. Ubu kuri iki gihe yaba umukobwa yaba umuhungu mwese mugomba guhaguruka mukamenya guhiga amafaranga. aho uzi ko urakara hari bwo mwiza uhita ubigize upusupu ndakubwira igisukari majyane ariko mubwire ariko byarababwira mby'imbere hitugenda byumvira tugogo birarajya asinari ufite imyaka ingana twigwe tuzi nyimwe tumwanya yamwe wakimwe by'imbere biratambutse asima watsinze kabaza nyibwira akubwira si imyaka urabona afite imyaka nyimwe rero ufite imyaka ingana cyo bazaro kukubyara ko barakoze no kuduha ijambo urabona igihe mwahese sibyo ntabwo yari kumutara gutamureka bakamujyana kuri ribu. mama ko nimwe bwa mutumwe ibintu biba birebire avuga nawe ukavuga umuntu wawe ibintu wagiye umwihorera ukituriza ko ari kubona neza. Oya birarenze igihe umuntu aba yarihanganye uko turika nese umuntu ushaka no kuzarwana muri iyi nzu ma turwana yibeshya akankoraho bamutwara bakamuzirika muri gereza. ngaho rero ituriza umuntu uze se Kagame ntabwo yaduhaye ijambo uzasaza umuntu n'ukuri. Ubuse nawe sirakora nahenda kubonyemo umuntu rwose wenda uyu we biragaragara ko yacinya hasi agakora, ariko wowe ndi kubona uri umusirimu umusirimu ubwo se abana ntibirirwa bakurunguruka. Iwanyu si imvura iragwa? Iragwa natwe inyuranyamo n'izuba gutyo. Usibye ko nta kiramira abana banjye yewe igihe yari kugwa ikagira ibyizamura ikabyeza nyine ntabwo yaguye. Noneho rero ubu irimo kugwa byararabye. Ibigori nabonye byarumye n'ibishyimbo byarumye pe. ariko dore ubona papa na mama buri mu mafoto noneho wowe ubona ari nyamara ngo bari mu mafoto ayaye mafoto isaba rero kabwo mama udashaka kumwumva ubundi nta nubwo asanzwe atonga nako mwebwe mama mugira ngo ibintu bikururuke. Ubu se n'iki kinaniye papa tujye tuvugishwa reka nkuba gufata nomero agahamagara akavuga ngo alo ntago ndi none se mujya yabuze umwanya mujya yabuze umwanya yikoreye iki mujya yabuze umwanya agomba kuza nyine none se mu rugo rwe none se ni mama wamushatse cyangwa niwe wamushatse nimba ari urugo rwe nabivuge nari buri wese abyimenyere nanjye ngenza abyimenyere ntahe nari wowe se ko uri umwana mu rugo uri umugabo w'urugo kandi papa ni umugabo w'urugo ni umugabo w'urugo rega nta nubwo mvuga ngo ntabwo ari umugabo ariko mutuma ibintu bibi nambara nase iki kigoye mu guhamagara akavuga ati ndi butindeho cyangwa mfite izi mpamvu izi n'izi kandi wowe na mama shawe. Allo Suza noneho ntabwo ubwo si byangirwa mugabo ibyo noneho yankoreye si ubwo ko yashatse no kunkubita biri seriye yaragiye kunkubita inshyi si ubwo si cyantabaye nuko abana banjye bari baraho kandi nahise nanjye mubwira ati twahawe ijambo aratinya nabwiye ngo ibeshye se unkoreho noneho nkwereka aho bakujyana si uko yanyamurutseho erega yaranyishe wahora n'iki ahubwo se mbwira tuzahuriraho ngo tuganire shambi kubwire neza. Wowe uraseka ntabwo uzi ukuntu bimeze sha Suza nyamara mfite agahinda. Duhurire hahandi dusanzwe duhurira sawa ngiye guhita nza nonaha sumbe sawa urakoze sha kandi yena mama se wowe ntabwo ari mama wawe ni mama nyine ariko mbona ibyo akora ntabwo nabishyigikira. okay buri wese none se ubundi wait buri wese afana ikipe yifuza fana mani ugafana Arsenal APR na Rayon Sport
ubwo nimba ndi gufana mama wanjye nawe uri gufana papa wawe kandi ni ibyo se tu ugiye kumera nk'aba bantu bajya ku mucanga neza neza baba bunuje mbese Mary ntabwo mudakunda rero ibintu by'amafilime ntiwaracana bizongure. ego mwana wa ni uko ukirebaho ngeze ndabizi kubicana nta n'ubwo ntabwo nabona umwanya wo kumenya aho bakora niba bakora hariya azakwigisha kuzagucana ari gusiba zutese kariho umwana wa agutegereza turakubura reka mwambuze se twakubura utora wiriwe mwana wa wire neza mama nizere ko utanenereye umwana wanjye ariko azabyibuha kandi ko asanzwe no mu kazi gusa ariko arakunenera ayiwe datoye Aswara amaze gukonja mabya. Ari kumanuka no nyumva gutya katamu umabeni muri za umva bimbere banzi kumbwira imyaka ufite. Imyaka yanjye 12. 12. 12. Ase ko ufite ubwoba wikanga. Iyo banyamafuta no bahanze. Umva nkubwire niko. Ngiye numva nshaka kwiruka mu muntu. Ase mama ubu umutwara ikibona wawe bwawe none atanagusetsa. Njyankorera umunsi. Nese we agusetsa ikiko mbona yabaye nawe umufata winyene ndareba bikagera ngo bikandenga ngabaza yaremwe nanjye. Ayeko ishaka kivera ako byaba imbere genda. Ibyo birimo nyine. Mama gukuriye ingofero ahubwo. Usubire mu butasi ndabwakibonamo yanjye ngo subirayo. Cyangwa ushaka akandi kazi. Ntago byakunda. Kubera iki? Ahubwo narambarara ahangaha. Ntago usigaze nkajya he? Nese njye narakubyaye ntabwo wansiga. Mutu tudapfuba. Shama sinjye babyaye nanjye byarukaga ntabwo yava. Uzamujyana no kurongora. Oya mama nawe ngarakabisha. Wese wamwemera nk'umukwe. Nanjye rega ntabwo ngiye mbona umwemera. Kantu kabaniza. Mbona umwemera. Ariko mama byaruvaga nubwo mama basi byibure yazajya nsetsa amajoro n'amanywa. Gusa byaruvaga. Yego. Akazi nagushinzura kibuka. Akazi rwose. Hano urakibuka. Simana uyu mugore aje kunyicaza nta gahunda afite yo kuza ngenda umiwe shaki ukora abaturage ntibagira gahunda kabisa ubabazi yuko ngiye nta zindi gahunda nifite ngomba kujyamo aje kunyicaza ambwira amafuti yo kwa frere hari mpamvu kujya reka mubwirije ukuri n'ubundi bira mama yivugisha ngo abagore bahawe ijambo umunsi papa yamukubise reka mubwira umuriro wakwaka yigira nkaho genda babarira umvugishiro byinshi yumvishe nabi kimwe nawe mwese muri kimwe wowe umvishe neza ko umvishe neza oya ariko muheruka ananutse cyane nawe azazana umubiri kandi ubwo wasanga nawe nubyibuha uzajya wirirwa ugenda ubyerekana mu muhanda oya ntabwo byerekana ubwo nawe uzajya ashaka ibodi azajya reka kwambara ipantaro nawe yambara akantu gaciriya ariko niganiriraga nturakare meze mutese nabatindije cyane twaje kare turakubura kandi twari twaguhamagaye byagenze gutya hari ibintu nari ndimo nyine nabatije ariko mwihangane nari ndi ku kazi ntegereje umukozi wanjye kugira ngo aze mutume hari peje ndarimo nkora niyo mpamvu natinze ariko mwanyihangane nta kibazo birumvikana ariko ndabizi neza yuko umubyeyi yabakiriye ntagije bakiriye pe mama wawe umuntu mwiza wamunze
nanjye nagukunze ufite amaguru meza. Reka rero njye mu turimo nari ndimo bwaje rero abaganirize. Murakoze bana banjye. Ni ya myaka. Umukobwa wa rero ndakubwiye. Nuratangiye cy'umukobwa ntazajya ujya mu kazi ushinzwe jya mu mva imbere jya mva mu maso iyo umuntu atangiye kuvuganya aho utangiye no kujya mu ibiki se bivuge ibiki shavuga bivuge vuga nyine ako wavuze neza bivuge ariko reka nkubaze hano mufite amabanga menshi ubusu ubwo ngera abana amabanga bivuge no bivuge ko byakameze ko natangiye mpamagara ngo Nikori hakitaba byaruma mu mabanga dufitanye se harimo no kwitwa izina ryawe ese ugezeho iryo zina hari ikibaba yagukingiraga ntazi by'amatikwana ugezeho mavuga bya bende ukata telefone ngo manuka hepfo ngo ndi kuri kabutike kwa murokora hepfo vuga bivuge uri muzima cyangwa vuga mbivuge no bimero ko byakameze ho nirimba nta none se shauri kanyombya koko kaki vuga gira vuba vuga se vuga kuvuga neza vuga nyine vuga uvuya mva mu maso se sinjye ubu gukingira ikibaba kuri mama nyine se yarugwa ngewe ibyanyu simbizi ariko ndaza kubimenya shama mama nta kibazo cyane nkora akazi neza nubwo akwakwitunda wavuyangase mu kazi ushinzwe harimo no gutesha umutwe banyokosha wavuyanga ukagenda ubusore ubwo busutwa gusa ngaho mumfatanye n'umukozi wawe kugira ngo mve wishimye nase byarubaga arasetsa koko ariko kenshi avuga ikintu wenda kivumbura ariko kiba kiriho ariko mubwire byaruva urumva izo nkururije ariko nta kibazo kindi uretse ko babasore urumva ibyo ngururije bravo none ubuntu rwose ubuye busore se bw'imitsikunda babwira kasanga aba aba byarubara nawe imitsikunda barayibona sikunda arareze sumva abantu nanjye nduta kuba vana ikimwaraho amaboko yo ni imiteja nk'iyanjye uzira iki musore natumashiririze tone aho kumana yanjye uyu nijye umwikururiza kanze ndebe ukuntu nakongera muhamagare ndebe ko yaza tu ase mwana ugeze he ko ndeba nagutegereje nkaba nakubuze ubuzi ko nta zindi gahunda ngiye nifitiye ngomba kujyamo sanga aho banguka nyine ndacyagutegereje hamwe tujya duhurira sawa kandi Deborah mushobora kuba mugira ngo umuntu mumutere stress ubundi mwagiye mugabanya induru muri iyi nzu induru hari ukurusha induru wagiye witonda kara kwanya ndagusetse muko niwe witonda nditonda nyine ukambwira Deborah turi kumvikana turavandimwe ntago nkwanga na papa wanjye simwanga mwese muri runo rugo singiye mukuru ariko mujye mushyira mu gaciro kandi uri mukuru ntago bivuze yuko uzaza kushyigikira amafuta se nagubona ko ari amafuta nta mafuta imbonamo muri iyi nzu kuko nta kibazo kirimo gikuri cyananiwe gukemuka reka nkwibarize ntusenga ndasenga nose muri Bibiliya handitseho iki njye urabona nawe mfite umwanya wo gusoma Bibiliya yose ko umugore agomba kugandukira umugabo ariko buri gihe mbabona nuko ndumva ahubwo usigaye ari wowe undi utuzi n'abagore bagandukira abagabo babo nta n'isoni genda nyine ubwo nyine nzaba nkubona ko zuba